byakunda ko natangiye kumva n'iseko z'abo bantu. Nagezeho biranga ndahaguruka njya kureba, numva nta majwi ndi kumva, ariko noneho ntungurwa no kubona umurambo uryamye hasi. Ntangira kwibaza mu mutima ukuntu umurambo wavuye aho wari uri ku gitanda ukajya hasi, ariko nkibaza ibyo hari ikintu cyabereye mu maso yanjye mbona nkubone, mpita mbona ko ingabo z'abadayimoni zishaka kumfata bunyago. Nabonye umurambo uhinduka mu maso yanjye ku buryo buteye ubwoba. Niboneye umurambo uzana ibishashi n'amaso yanjye bwite. Ubwoba burantaba bikomeye cyane. Nahise nigira inama yo guhamagara muganga Betty kuri telefone, ndamubwira nti hari umurambo wahanutse witura hasi. Umurambo wahanutse? Wahanutse ute se? Muganga yambajije gutya atabyiyumvisha. Namusobanurira uko bimeze yanga kubyemera, musaba ko yizira akihera ijisho. Yamaye iminota 2 kuba ngezeho maze akupa telefone. Akimara kuyikupa nagiye kubona mbona wa murambo urazamutse usubiye hejuru. Ninkubwira ibi ngibi uri kumva ubyumve nk'ukuri kuzuye. Kandi uwo murambo uzamuka si ibyo kubyuka ugahaguruka, ahubwo wazamutse mu kirere n'ubundi urambuye nk'uko wari uryamye, mbese ku buryo wagira ngo ni ikintu kiwuzamuye. Maze ugeze hejuru gato yateganye n'igitanda uhita utambika uringanira n'igitanda, uramanuka uryamaho nk'ibisanzwe. Naguye mu kantu ntungurwa n'ibyo bitangaza byamberaga mu maso yanjye. Ntangira kwibwira ko n'abandi mu bitotsi byinshi nk'abandi kurota inzozi ziteye ubwoba. Nyamara ibyari inzozi ahubwo byari impamo. Muganga Betty yahise asesekaraho maze arambaza ati uwo murambo uri hehe? Ndamubwira nti wamaze gusubira hejuru. Muganga yaranyitegereje mu maso mbona ko ari kunshidikanyaho. Arambaza ati umurambo ngo wasubiye hejuru. Ko ntari gusobanukirwa wa mugabo we. Muganga yakomeje kunyitegereza azunguza umutwe arambwira ngo nanjye ubanza ndwaye. Ubundi ubutware bw'ikuzimu bwagushatse uzabibwirwa no kutangira kubona ibyo abandi batabona. Mu gihe abantu baba bagenda bisanzwe utangira kubona ibindi bo batabona. Niyo mpamvu ari abo twita abasazi kuko tubona bari kwivugisha cyangwa se nk'abari gutongana n'umuntu. Bari abantu baba bafite imbaraga zo kubona ibyo abantu batabona kandi bari mu kiganiro n'ibiremwa by'umwuka ariko bo baba babireba. Niyo mpamvu muganga Betty atizeraga ibyo namubwiraga. Niyo mpamvu kandi mbere yo kubashyikiriza ubuhamya harabona agiye mbuganirira ntibabyemera. Nshobora kubona babonaga umurambo hasi mu gihe undi wari kuza ntawe yari kubona. Birashoboka ko amajwi nari numvise avuga muri morgue nta wundi muntu wari kuyumva iyo ahaba. Icyo mpamya nashidikanya nuko imbaraga z'imyuka y'abadayimoni zihari kandi imbaraga z'umwuka w'Imana nazo zirahari. Kandi nk'uko Imana itungura abantu batiteguye ikabagira imbata zayo, ni nako Satani atungura abantu ngo abahindura abacakara. Muganga Betty yarambwiye ati ngwino hano. Nuko agenda yegera wa murambo, nuko avanaho igitambaro mu maso maze areba izina atangira kuwukorakoraho arahamagara ati Desire. Nagiye kubona uwo murambo uhise ufungura amaso. Ubwo wabundusha intege mpita nsohoka muri morgue niruka. Muganga yamaze akanya abona gusohoka. Asohoka atabyumva neza, ambaza impamvu sohotse mubwira ko mbonye umurambo ukanura, nabwo biramutungura. Ibyo nabonaga sibyo we yabonaga. Yahise yigendera asigara aho ngaho. Numva nkwiye kugira vuba nkajya musambira guhura n'umuvuzi gakondo akaha umuti undinda ibyo bibazo. Ariko wa gatanu numvikanye na mugenzi wanjye twakoranaga yemera gukora amasaha ya mu gitondo nkajya kureba uwo muvuzi gakondo ku buryo saa sita mba nagarutse ku kazi nawe akajya kuryama. Nafashe inzira nerekeza musambira. Ngenda nyobora kuri telefone. Nasanze mu rugo rw'uwo muvuzi ari ahantu hasanzwe usibye icyumba yanyinjizemo kirimo ikirago kandi inkuta z'icyo cyumba zari zitatse impu z'inyamaswa ntabasha kumenya ubwoko. Uwo musaza yatangiye kumbaza ikibazo mfite nanjye mubwira inkuru yose. Yazanye urwembe rushyashya maze acinda saga 3 ku ijosi maze ahita nsigeramo umuti uryana cyane ari nakavuga amagambo akomeye cyane y'umutongero. Nubwo numva ngezemo akantu k'ubwoba. Birangiye anzanira amaganga y'ihene mu rukebano nuko arambwira ngo ni inyoge mu maso ngo ubundi some y'intama imwe gusa. Numvise bingoye cyane ariko ndabikora. Mfata urukebano nsuka amaganga ku kiganza maze niyuhagira mu maso ubundi somaho ndamira. Yeza nsezerera ndataha maze ngeze mu rugo numva ndananiwe mpita ndyama. Nakangutse mu masaha ya saa 10 nibuka ko mugenzi wanjye yiriwe ku kazi yansimbuye mpita mfata gurude ebyiri zo kubikamo amazi yogeshejwe imirambo ndazijyana. Nagezeyo mugenzi wanjye ambonye ambaza uko yemeze ndamubwira nuko arambwira ati ngaho dore ugiye gukora ijoro. Ntabwo buri bugire kuko wabonye umuti. Ubwoba numvaga nkibufite cyane ko kuri iyo nshuro nari ngiye gukora uburinzi n'injoro ku nshuro ya mbere. Mugenzi wanjye yaragiye nsigara ku kazi. Maze mu masaha ya saa 9 z'ijoro ubutumwa k'umwana w'imyaka 2 apfuye utugeraho. Iyo Satani akurimo ibibi byose ubonamo ibyiza kandi cyahora gitagatifuza.
mu gihe abandi bumvaga ari inkuru mbi. Njye numvise ngize ibyishimo ko ngiye koza uwo mwana nkabona amazi mwogesheje nkishyirira muri gurude nkayacuruza na wa mudamu. Mu minota 20 gusa umwana yaramaze kungeraho, nuko njye n'abandi bakobwa bakoraga iryo joro dutangira kumwitaho. Abo bakobwa ntitwari tuziranye kuko bakunda gukora ijoro bagasimbura abo nakoranaga nabo ku manywa. Twogeje umurambo w'uruhinja, njye nkamubonamo amafaranga, mu gihe abandi bari mu gahinda bababaye. Njye nkibaza amafaranga nabona igihe umunsi ukurikiyeho hapfa urundi ruhinja. Twamaze koza urwo ruhinja, hanyuma ncunga abagenzi banjye bahugiye mu bindi, mfata gurude nyidubika mu mazi tumaze kogesha uwo mwana, ndapfundikira ndayijyana nyitereka ku ntebe aho nakundaga kwiyicarira. Mu gitondo cya kare mugenzi wanjye amaze kunsimbura, nahise hamagara wa mudamu Mama Kirabo mubwira ko imari yabonetse. Mubwiye ko ari amazi yogeshejwe uburambo w'uruhinja arishima cyane. Yansabye ko duhurira Nyarutarama, nuko ntega moto duhurira ku kabari kiyubashye twicara ahantu iherereye, maze ahita atumiza icyo kunywa. Namuhaye ya gurude y'ubururu, maze ahita akora mu isakoshi, mbona avanyemo agacupa ngira ngo ni parufe, kuko nabonaga amazi yari akarimo asa nayo mbona mu ducupa twa parufe. Ako gacupa kari gafite akantu gasongoye hejuru aho amazi arimo anyura, maze apfundura gurude atungamo ako gacupa, akanda umufuniko wako hagwamo gatonyanga gato cyane ararekera. Mu kanya gato cyane nagiye kubona mbona ya mazi ahindutse umutuku cyane w'amaraso, ndetse nkabona ifuro rirazamuka. Yarandebye aramwenyura arambwira ngo muhaye karite. Ndamubaza nti ibyo ni ibiki? Ambwira ko abafite uburyo yapimamo, ku buryo muhaye amazi yogesha umuntu ukuze nkamubeshya ko ari ay'umwana yahita abimenya. Yambwiye kandi ko ngomba kwirinda kumuha amazi namuhayeho. Ambwira ko ngomba kujya muha gurude imwe ku mazi yogeshejwe umwana umwe gusa, andi asigaye akabataye agaciro. Mbese yanyumvisha ko ntashobora kugenda kudaha mu yandi yasigaye ngo muzanire, ahubwo ko ngomba gutegereza undi murambo w'umwana nkabona kumuzanira andi. Ambwira kandi ko amazi yogeshejwe abakuze adakenewe cyane iyo minsi, cyakoze ngo gurude imwe mu cyumweru izajya ibihagije. Yakoze mu isakoshi avanamo inote 20 z'ibihumbi 5 arampereza. Mbona ko wa mushinga wunguka kandi ko ndamutse mbyitwayemo neza natunga akayabo. Ikibazo cyatangiye kunza mu mutwe, nibazaga igihe bizamfata kugira ngo hapfe urundi ruhinja. Satani ni mubi cyane, iyo akweretse inyungu zo mu kibi uba wumva kugikora ntacyo bitwaye. Numvaga urupfu rw'umwana muto ruzajya rumbera inkuru nziza. Bazanye ibyo kunywa turanywa ndetse turarya. Ndamubaza nti ndabarumbwise ukuri, aya mazi muyakoresha iki? Yaranyitegereje maze arambwira ati ndamutse nkubwiye umumaro wayo ntiwazongera kuyampa. Ahita aseka maze ariyumvira arambwira ati ubundi rega niyo nabikubwira ntacyo byakumarira udafite undi muntu nkanjye ukwereka ibindi ugomba gukora ngo agire agaciro. Ndamubwira nti mbarumbwireho bike ibindi nzambimenya nyuma, ariko umenye ko mfite inyota yo kumenya icyo mu maza y'amazi. Yese atumiza inzoga n'ikirahure, bazana inzoga yo mu gicupa kirekire kandi nkabona isa n'urwererane, maze irapfundurwa asuka mu kirahure antereka imbere, maze soda nari ndi kunywa arayiterura ayihereza umuseriveri ngo nayijyane. Arambwira ati hari ikindi cyiciro cy'ubuzima ugomba kwinjiramo, icyiciro cy'abafite urumuri, icyiciro cy'abasobanukiwe kandi bakize. Ibyo wifuza birakomeye kuruta gusoma kuri icyo kirahure. Nanjye nk'umuntu mukuru numvise icyo ashaka, nuko ku mutima nti icyo umutima ushaka amatagurana itabi. Nahise fata ikirahure soma ku nzoga bwa mbere mu mateka yanjye y'ubuzima. Numvaga ko ngomba kuyisomaho kugira ngo mwereke ko nibikomeye yambwira niteguye kubikora, ariko nkamenya amabanga yishe mu mazi yogeshejwe imirambo. Numvaga byanze bikunze kuba ibihumbi 100 kuri litiro 2 z'amazi, bisobanuye ko byanze bikunze ayakuramo inyungu ihambaye. Natangiye gusoma ku nzoga ihiye ndetse nkayisoma nk'uyimenyereye. Umudamu yarambwiye ati uzashaka kurya yishyushya kuya azafata isuka agana ibishanga, ariko kuko njyewe nzi ubuzima icyo ari cyo nasanze kuramba ari ukuramuka. Kuva mvutse mu buto bwanjye nabonye abantu bakoze cyane ngo bagere ku butunzi biranga. Nabonye kandi abantu bagiye kwibaha akomeye ngo bakire bakasiga agatwe. Njye nahisemo rero kuyoboka iyi nzira, ndetse nemera guheba umwana wanjye mbaho neza uko mbishaka, kuko n'ubundi mfite n'abandi bazize urupfu rusanzwe bagenda ntacyo bansigiye. Umudamu yambwiraga ayo magambo ari inzoga cyane kandi nkabona ijisho ryahiye, ariko nkabona afite imbaraga nta gusinda. Yarambwiye ati aya mazi yogeshejwe imirambo ntegetswe kuyoga buri munsi kugira ngo imitungo yanjye ikomeze yunguke cyane, imodoka zanjye ntizikore impanuka kandi amazu yanjye ntiyibasirwe n'inkongi z'imiriro. Numvise ayo magambo natangara maze ndamubaza nti noneho gikuzimu? Arandeba araseka arambwira ati ikuzimu niho wacukura ubutaka ngo uzahagere, kuko ikuzimu ni mu bitekerezo. Ubu nawe kuba wemera kunzanira amazi yogeshejwe imirambo y'impinja nawe uri ikuzimu. Nkuko mu nsengero mwirirwamo babigisha ko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe, ni nako ubwami bw'umwami w'abami n'amahanga yose Rusiferi buri hagati muri twe. Aho ushaka kujya niho ujya. Natunguwe n'amagambo y'uwo mugore.
numva mpamirije ko akorana na Satani ngo abone ubutunzi kandi rwose nabonaga ari fiyeri y'ibyo avuga kandi abyishimiye cyane. Yarambwiye ati aho kumara imyaka